Mwiriwe uretse umukozi w'Imana Rwanda wankuje mudutunguye gutanga bako nigenze cameraman ningwa byose bishyire moto ndi hejuru y'igipangu kwa Shangazi nta n'umuntu turabona ese barimo ukuri se mutabonye nukwe twe ntago dushaka hano kwanza kamera oya uretse gato twagiye mu gikari. Icya kabiri ntabwo wakwinjira mu buzima bw'abantu batunguye urya nkuko dutunguye. Ubu urabona ko naganiraga n'umwana twarimo dusoma Bibiliya. Umukristo wamenye Yesu ntabwo ashukwa na vino, wamenye Yesu ntabwo ashukwa n'itabi. Kuba yaratanye akaba yafatwa ari kunywa inzoga nta gikuba cyacitse kirimo. Nta gikuba cyacitse cyaba kirimo. Wenda gukina ntabwo ari zimwe, ikindi no gukina filime nta cyaha kirimo kuko agomba gukina, ahubwo ntabwo namubwira ngo azakine filime akinisha inzoga cyangwa se azakine filime akinisha itabi kuko abana b'Imana hari ibyo batemerewe gukoraho. Kuba Liza yarafashwe mwana musanze nk'itabi n'inzoga nta yaciye amabere n'ukuri. Muzongere gusa ndabahannye ntimuzongere kuko twihaye igihe kirekire cyo kutajya ku macano bagaragaraho ntabwo ari byo kuko intego ya mbere yari kwakira agakiza, iya kabiri barimo kwitegura kujya kubatizwa, iya kabiri ni ugusohoka hari abateganya kuzasubira mu miryango kuko imiryango ibidusaba, iya gatatu ni ukubatizwa, iya kane tuzabereka ishobora kuba n'iya gatatu. Tugiye gutangira amaproje y'imishinga kureba udushinga duto, uruganda ruto mu rugo. Yes, nongeye ngusuza ukurikiye Umutako TV, nizere ko umeze neza aho uri hose, nizere ko wamaze gukanda subscribe, like, share and comment. Ndagusuhuje cyane kandi mbonereho kukwifuriza ibihe byiza bizira umuze. Turi mu karere ka Nyarugenge, ni mu mujyi wa Kigali, mu Kiyovu house hitwa mu Kiyovu cy'abakire, nimba ari cy'abakire ni cy'abakene. Niho turi mu muhanda turimo turerekeza. Inkuru nyinshi zirimo ziragenda zitambuka, ibirimo biragenda biravugwa hirya na hino bigiye bitandukanye. Nk'Umutako TV twababwiye yuko tuzaza kwerekana ibyanze kwerekwa, tugasenya inkuta zanze gusenyuka. Iyo mvuze inkuta buri wese ashobora kubyibaza akibaza uti se ni ibiki. Dukeneye kumenya ukuri n'ukuhe muri rusange, dukeneye kumenya ibirimo biravugwa nibihe muri rusange. Mwabonye Umutako TV waberetse umukobwa witwa Zahabu ni umukobwa wamenyekanye ku mbuga zigiye zitandukanye, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa wakitingaga neza, ariko aje kubivamo arahinduka aba umukristo. Ariko nanone nk'Umutako TV kwerekana ibyiza bya buri munsi. Ese koko iyo umuntu akubwiye ngo arakijijwe niki kiranga umuntu wakijijwe? Ese gukizwa k'umuntu ni ukumunwa? Mwarabibonye byinshi bitandukanye, ariko habayeho kuvuga ngo iyi video twerekanye siyo, nyamara iriya video niyo. Muzana dukurikirane cyane murebe neza iriya myenda mwabonye ku kindi kinyamakuru yari yambaye, murayirebe ku Mutako TV murebe nimba ariyo yari yambaye. Ukuri niko dukeneye. Njya mvuga ngo uzakoresha ukuri uzakuzire, ariko ukuri niko kwa mbere. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye, abari mu Burundi, abari Tanzania, inshuti zacu ziri muri Kenya cyane cyane, ariko wowe wamaze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ahangaha sasa ngiye kwinjira nta handi mwumvishe ko Shangazi Jen wa wundi wafashe ba basore Dore ndetse na Ike ndetse na bagenzi be, aba nabahoze ari abatinganyi. Yuvuze abatinganyi ni babandi babana bahuje ibitsina. Twerekeje mu rugo kwa Shangazi tumenye gereza bavuga iri kwa Shangazi, ngo yarabafashe abashyira mu nzu, nta n'umwe ugisohoka, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora icyo ashatse. Turagenda mpaka
batugirira nabi, ibigenda byose turaza kwibahiriza ingamba zo kwirinda covid-19, ariko tugere kwa Shangazi mu rugo indani turebe gereza irahari. Nitugira amahirwe ko dufite amakuru yuko Shangazi ahari, tumubaze ese kuba yarafasha abantu akabajyana mu rusengero bagakizwa, nyuma abandi bikaza kurangira bavuye mu gakiza kabo, ubwo nyine nibyo mwabonye nyine abandi bari kumwe. Nitugira amahirwe turabasangamo. Icyo dushaka ese koko kwa Shangazi ari gereza. Komeza ugendane natwe n'Umutako TV, subscribe, like, share na comment. Nitwa Ishyaka Manager. Muraza kwihangana nyine uburyo ndimo ndavuga kubera ko nambaye agapfukamunwa mu rwego rwo kumeza kwirinda covid-19, ariko cameraman wabiretse arahijya tugiye kujya ni kuri kiriya cyapa hirya, ariko ndaza nimba mpinjira gute, ariko ndahinjira. Ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. Turi mu gihugu kirinzwe, ni mu gihugu cy'umutekano n'amahoro, ariko dukeneye kwereka Abanyarwanda ukuri n'ukuhe. Ese koko Shangazi afite gereza mu nzu yafashemo bari abahungu bari barigize abakobwa n'ibiki muri rusange, abafungirana mu nzu? Dukeneye kuri nyako. Twakomeje twagiye tubibutse yuko nimba udushaka hari inyunganizi, hari kukwamamariza ushaka, twamamariza twerekerana ibikorwa byawe. Hasi hari inomero ya telefoni cyangwa wadusanga ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Nitwa Ishyaka Manager official kuri Instagram, kuri Twitter nitwa Ishyaka Manager, n'ahandi hose ndetse no muri commentaire ushaka kuba ati ngiye nitwa kanaka, noye aha naha ngaha, nkeneye kwerekana ibikorwa byanjye kugira ngo tubisangize muri rusange. Umutako TV rero nkuko mutubona turi ku gipangu kwa Shangazi. Tugeze ari hirya nuko tutabiberetse, hari umuntu tubwiye ngo ni hano, ariko ndimo ndara mu gipangu nta muntu urimo. Nyamara ushobora gusanga byane bavuga ko Shangazi afite gereza mu rugo ari byo, kuko nimba nta muntu ubona, nta n'imodoka wabonamo indani, kangene sone kwanza ndebe nimba bamfungura, ariko hano ndabona idafunguka, nta n'umuntu urimo. Kansoni hano bakunze Umutako TV, mugendane nanjye, naje nze gusenya ibikuta kugira ngo tubereke ibirimo indani. Ese nitumara kumenya ngo Shangazi yaba yarafungiye n'abana bahungu mu gipangu bizagenda bite? Ese ibiriho ni ukuri? Ese Shangazi koko arakijijwe? Ese abo bari kumwe nabo barakijijwe? Ariko ubutatuganira nabo twabasanze bameze neza cyane, ibintu ari sawa, ariko ntabwo twagiye amahirwe kuba twagira ibyo tugeraho. Batwakiriye hanze, baduhawe n'abantu bagomba kuba tureba, ariko nanone twaganiriye ntabwo twemeye kwinjira mu nzu. Uno munsi turahinjira, twabuze umuntu n'umwe udufungurira. Cameraman n'ibyanga nangaha ntago afunguka. N'ubu ngubu nta muntu uraza kudufungura. Cameraman twagendanye kugira ngo nibatadufungurira tubihorere. Turaza kugera gute? Tugiye gusota, twabuze umuntu udufungurira, turaza gusota bako nigenze. Cameraman ningwa byose bishyiremo tu. Urimo murabibona ndi hejuru, nariye menshi yose, nakoze byinshi ariko ndajyayo. Ntago Umutako TV twaje kunanirwa, ngiye gusota ndahita ngufungurira. Niko bimeze, twagiye. Mikoro yanjye kwanza buretse gato, ndi hejuru y'igipangu kwa Shangazi, nta n'umuntu turabona. Ese barimo basanga kuko barabafungiye mu gipangu. Bismillah, twagiye. Nagiye tayari ubundi mu gipangu. Cameraman baracyambona nimo indani, na n'ubu nta muntu turabona. Kangufungurira, ariko hariho iminyururu, ariko ndagufungurira tu, ndagufungurira.
harimo iminyururu ariko sha wasanga wa mugani bano bantu barabafungiye mu gipangu wese harimo iminyururu nakomanze banga kumfungurira bakunze Umutako TV ubwa ngiye kuvumbura ye ntago ari gitumo ndavumbura uzi ugiye mu ishyamba ukavumbura agakwavu karya neza karyoshye kabisa byanze gufunguka ariko ndafungura korahiye se iminyururu turaza kwibereka abakunzi b'Umutako TV ndacyarimo neza cyane mu ndani mu gipangu Imana ishimwe nkuko mubibona rero abakunzi b'Umutako TV tugeze kwa Shangazi mu gipangu ahangaha nta muntu n'umwe tubona nta modoka nta gare nta n'inkoko ese koko Shangazi arimo ese koko babandi bafungiwemo barimo tugomba kwerekana ukuri tukagushyira hanze subscribe like share and comment subscribe like share na comment birakenewe cyane muturebe ibiganiro byacu tuzadushyiraho mujye mubira birangire ngiye ukuri kose kubinengwa nzagushyira hanze kwishimwa ariko cyane cyane mu Rwanda rwacu keneye ibishimwa twirinde covid-19 ambura neza kwanza agapfukamunwa ukaraba amazi neza n'isabune ariko turaza kugenda ku mabwiriza yose yo kwirinda coronavirus. Yes, bakunze Umutako TV rero narushye ahantu nahereye ngenda mbereka buri kimwe cyose ariko ntago biza kutworohera muri rusange kuko nimba tugeze mu gipangu tukabara abantu wasanga kuko hano hantu nyamara bari muri gereza nza gukurikira episode ntago ndi bunanirwe natangiye umwaka neza nabwo ko turi mu gihugu cy'umutekano isuku ni ingenzi kuri wowe kwirinda covid ni ingenzi reka manze nongere mfunge nkuko dukomeje nyine mubonye urugendo twakoze mubonye uburyo twinjiye mu gipangu banze kudufungurira n'ibiki turacyari mu gipangu kwa Shangazi turaza kumenya se ni Shangazi ni haba ese hano ni hakorera ese niwe mukuru wa gereza ko bavuga nyine ko hano harimo gereza ese gereza zo zitemewe nk'izo abantu bavuga nizo dukeneye kumenya ukuri nyako ariko uno munsi biraza kurangira tumenya ukuri kugira ngo twumve ko cyangwa tumenye neza ibyo abantu bavuga nibyo sibyo nitwa Isaka manager no Umutako TV subscribe like share na comment hirya hano hari umuryango urafunze hari ahirya nanone nimba ari umuryango ujya mu gikari hari ahantu ho simbizi ko byifashe ariko mana yanjye mu kanya gato uri kimwe cyose ndaza kugikora fresh bakunze Umutako TV uraho amahoro y'Imana mvande amahoro ni Umutako TV tuje kuri Shangazi hano none se ndababwiye ko Shangazi hano ari hano hari umuntu watubwiye ko abamo hano ahangaha ariwe kandi nta hari gereza banza umbwire urinde wowe shiramo metero kwanza ye nitwa Isaka manager nkorera ikinyamakuru Umutako TV bya bintu by'ibinyamakuru soka none ndavuze ngo mbare 2 3 urashaka guhisha ukuri se ukuri se mutabonye nukwe twe nako dushaka hano kwanza kamera oya buretse kamera buretse gato oya buretse nyine turaganira ubundi se urinde kuri kutubuza kwinjira hano ngende umwe mu bantu b'abasenzi bifatanye nabano uri mu basenzi nawe wakoraga kakazi oya ngiye nago nigeze nkora ku kazi reka naje nje kwifatanya hano n'abantu basenga kamera banza ibyo bintu buretse gato buretse uyifataho dukeneye ukuri twe twaje kugira ngo twerekane Abanyarwanda isi yose ukuri nta kintu ndi buvugane namwe mutarazimye iki kintu ngo basi banze tubwire Shangazi arahari Shangazi nawe uhari nawe hano se hari bande hano ibyo mwibimbaza banze uzimye iki kintu kamerama yizimye nacyo umuvandimwe yizimye ntari none se buretse gato turimo turaganira yabijimije na mikoro kuko hano harimo abantu bafungiyemo hano rero abantu bahindutse bamaze guhinduka biyemeza gukurikira inzira y'agakiza no kumenya Imana bakoraga ikibundi ubundi bahoze ari abatinganya ariko babivuyemo turi mu gakiza bararokotse koko uburyo tuzi Joniri abantu babona ibyo bafata ngo bari abantu barabeshya n'ibiki ariko twe dukeneye ko kumenya nimba koko twemerere tumenye nimba bari mu nzu bafungiwemo nimba bari mu cyumba cy'amasengesho nk'uko bivuga cyangwa tumenye ibindi ni ukuvuga ngo
ikiza nuko wazimije urumva bwiza ntabwo bivuga icyo nicyo kiza buriya ngene ringize umujinya kamera zari zibyutse ariko mwanza no kudufungurira dore twanyuze hejuru ntabwo hano nawe tuba dukeneye abanyamakuru bose duskebe dusenga itangazamakuru akose nawe banzu ndebere nkawe nk'ukuntu umeze reba ukuntu nambaye gutya ariko uri mu rugo reba ikabutura uri mu rugo agapfukamunwa turakambaye ibi biba bizarebwa n'isi yose yego ariko dukeneye wemera ukuri ukwenda kwemera nk'umukristo ukanga ikinyoma yes dukeneye ukuri rero basi ntago bagufashe twanabivuyeho hano mu gereza oya nta gereza ihari baba bahungu uko ari batanu barimo hano cyane rwose barahari cyane bari mu mwuka umwe twari turimo dusenga buri muntu aragiye muri activite ze reka mbazanire sanitizer hakunze umutako TV ntago byoroshye cyane ariko cameraman twagiye mu gikari nkuko mubibona ngaha turi twagize mu gikari nimba ariho batekera nimba ariho gereza iri turimo tumva bamutipa aratwicara dusangamo indani ariko kubera nyagasani turaza gukora bakunze umutako TV turacyarimo natinya Ige namubonye ari kuri telefone bakunze bacu turaza guhera Ige aratetse kamanze ngiye nirebere ndebe koko bakunze bacu ni kakazi tugomba gukora no muvumburo turavumbure ko nta bantu turimo turabona numva Ige aratetse nta nubwo arambona kamera bamuzuminga ariko disi Imana igira neza asuko ko muri gereza barateka umuntu ajya mu nkono agateka cyangwa bamuha bya bintu nyine bajye baba seko nta muntu n'umutima turabona kamera turabona Ige abandi nimba bari hehe abandi nimba rusinze mu kanya gato uretse kamera turumva baririmba kwa Shangazi ari ikirori mana ute ndimo kumva indi mwiriwe uretse umukozi w'Imana sarugana mwamuje mudutunguye gutanga muri aho bimeze bite turashima Imana Ige Shangazi arabizi Ige none se kugiye bakunze Ige ati bimeze bite ni sawa urimo rakoropa narindi gukoropa hasi mudateguza abantu John ari mu nzu katuje kura mu nzu ahantu ari buretse baje hano tuvuganye ngwiki muvuye hano tuvuganye ngwiki bakunze umutako TV adokubita kwa Shangazi se bararwana bakunze umutako TV twije kwa Shangazi mindana twagurutse n'umuntu waje gusenga bini bicyaje gute bakoze buretse yakose wakoroheje goko oroshya nyine ntabwo twasaba buretse gato basirishye hasi kamena manu ushaka uzi reka twumvika buretse gato ni bintu agari intambara basi dukarabye twinjire basi turebe koko Shangazi nimba arimo kamaje kura ko nagereza mwakarabijwe nani hari ahirya twakarabye tujya kuza ibi bibe ubwa mbere ubwanyuma urumva bitari oya buretse gato gukubita no gukomeretsa nagari byiza mu masengesho nge utazanzamurira kamere ariko umukozi w'Imana nagavuga nabari dukarabye Shangazi arimo subundi nawe uhari ari heso ari wigeze ubona wihaye uburenganzira hari wabonye imera nyinshi kabye kuze mutako TV ntago byoroshye cyane kwinjirana kuze mutako TV wa mutipe yasiye twagiye tubona mwiriwe ngira byatugoye tujya mu gikari dukwecura umusore ufite amahane hano dusanga koko mwe baratetse n'ibikere ko nta gereza barimo wowe secretary hano batubwiye nta muntu kumva hano nta gereza ihari hano nta bintu bya gereza bihari ego akorwa iki hano
hano dukoramo ibintu byinshi bitandukanye hari kuko nahageze ntamubona keretse wenda ashobora kuba ari muri biro sinzi ariko ngiye naje nicara hano ntabwo rigeze nta makuru mfite ahagije niba tipe yagiye ashobora kudusanga tukagenda ibindi baje tukaganirira hanze basukaza no kuturana n'umushangazi ari ntacyo bitwaye bakunze umutako tipe katiye hanze umutipe afite amahane badusangamo none yatwikiramo kaduhagarane nawe hano twakihagare hano umwaka mushya kuri twese bakwitandira mazina ni Bayita Muhoza Muhoza umaze igihe kingana iki hano uri secretary igihe kinini cyane nk'umwaka Shangazi umuzi ibiki bitandukanye Shangazi nta kibi kino umubyeyi mwiza nta kibazo cye abantu bamo hano se ni banga ugereranije babasore nyine bakoraga byabo habamo abantu bane bo bitaga batinganya ariko barabiyetse cyumba se ntago ari ngombwa kuvuga ngo tukibereka ariko biterwa keretse nyir'ubwite ahari mbere bajyaga bakora imibonano mpuzabitsina n'abagabo ku bagabo bagenzi babo ubona bashobora no kuba bagutereta ari ngombwa ko bati ndemera ko bahindutse wenda nubwo bakiraga kiza abantu leta cyane ni bazima cyane rwose ubona ari bazima kuko n'umwe muri bo hari ufite umugore n'abana batatu ariko umugore muragana akavuga ko nta kibazo noneho reka tugusabe ikintu atinya bamutibe akafite amahane ararwana uramutibe ni umugadi hano n'umusekirite ngo aje gusenga agashaka no kurwana n'abantu cyane ni umusekirite aba aducungiye umutekano Shangazi siko baturebe nimba rimwe twe turaba duhagaze hariya tumara kubona Shangazi biba ari sawa twinjiremo cyo muri kugira nimba twinjizamo kamera mubwira ati n'abanyamakuru twego nitwisaka managiye n'umutako nabyemera tugiyemo natanabikora mubwira soke basi tuganire reka ndebe niba hari ariko nta makuru mfite niba hari nanjye naje nicara hano sinzi niba yari yahagera murakoze sawa bakunze umutako TV twahereye mu muhanda mpaka tugenda ngo tumenye se kuko biriho Shangazi ntihakorera secretary yatwemereye umwana mwiza cyane ngo ni Muhoza arahari yemeye ko twaganira bakunze umutako TV batwemereye bane mu nzu aho Shangazi akorera turabona harimo intebe hari epfari mu byumba hangari wa mushiki wacu ariko muri rwa rwego twakarabye ariko sanitizer agapfukamunwa turimo turareba nyine mu cyumba harimo amashuka imiteguro ni myiza kadukomanga twumve nimba bemera ko twinjira odi baduhaye karibu reka twinjire turebe ko bimeze bakunze umutako TV bigaragara nuko ahantu kamema tugendane ahantu twinjiye turimo tubonamo ofisi ni ofisi ikorerwamo ibiki turaza kumenya ariko njye namaze kubona Shangazi namubonye yicaranye amahoro y'Imana bane namwe kwezi pase sanitaire twakarabye ariko reka twongere dukarabe imana karaba n'urwego kwirinda covid-19 Shanga uraho neza muravahe mukajye ku Twaguye gitumo nayo Shanga ntago ari gitumo twe turavumbura nk'umutako ariko kwinjira iwawe ko bitoroshye Shanga no kwinjira se mwinjiranye mikoro nta no gukomanga koko nta no gusohoka abantu dukurikira aho twahereye naho tugeze niyo mpamvu nta muco ukibaho ndakurahiye ubundi mbere y'uko uza telefone nicyo zibereye uhamagara umuntu wamara guhamagara ukamuteguza ubu suje ugasanga abantu bari mu madushe ugasanga abantu bari burya umuntu yari mu rugo aba yisanzuye none mwe murikoze ba naguhamagaye wanga kunyitaba mpamagaye none muvandimwe tuziranye hano hari ibituzanye tuze no kuganira urumva ko ari ingenzi kuba twaza gutya ni amahoro ariko ni amahoro gusa hano tuhasanze umusore ufite amahane kubera n'iminsi ya korona ubu nta bantu tucyakira nta tangazamakuru tukijyaho
ntabwo ariko ntibizongere nta kuza mu rugo rw'umuntu udakomanze ntabwo aba ari byo ntabwo ari byo kuko n'umuco nawe urakenewe mu bituranga urimo ganira n'umwana uraza kutwihanganira ngewe naravuze ati nzashyira imbaraga mu kwerekana ibishimwa n'ibinengo ariko cyane cyane dukeneye ibishimwa dushyire ukuri hanze nk'umutako TV twereka abantu ibigenda bivugwa hari icyatuzanye kugira ngo wabuze abantu kuvuga ntabwo wabuze abantu kuvuga icyo ni icyambere icya kabiri ntabwo wakwinjira mu buzima bw'abantu batunguye gutya nkuko dutunguye ubu urabona ko naganiraga n'umwana twarimo dusoma Bibiliya turimo tureba imirongo imwe n'imwe twagiye tureba tukandika tukagira gute nawe akambwira ati ndabona izamfasha nibi ariko zinibaza ukuntu mwinjira ntabwo byoroshye rero ntabwo twabuze abantu kuvuga burya nicyo babereyeho nta wabuze abantu kuvuga icyo cyo ntabwo gishoboka kandi nta wanezeza abantu burya bakunda ibyo bakunda abantu bafite ibyo bakunda abantu bakunda ibyo bashaka burya ntabwo wakunda ikintu utagishaka ndumva nta kintu cyafunga iminwa y'abantu cyangwa hano impande yawe hari John rero tugusanganye nawe kuko abandi twasanze ngo reka kubwire ntabwo impamvu nyitwa John rimwe na data ntabwo ari John ruri hano hari Jean de Dieu Jean de Dieu twavuye mu gikari dusanga abagenzi bamwe baratetse abandi barimo barakoropa abandi barimo barasoma Bibiliya baririmba indirimbo zihimbaza Uwiteka bete gusanze bikeneye Shangazi yego ubundi mu muco nyarwanda umubyeyi agira igihe cyo kuganira n'abana be uko bagiye bakurikirana rero nanjye ndi kuganira n'umubyeyi impanuro ananyigisha ijambo ry'Imana amakuru y'imisi makuru ni meza turashima Imana rero kana cyajya tuganira muri mwese nyuma yaho ibintu byarakomeye niyo mpamvu tujana cyangwa wanyemera tukaganira nta kibazo duhagaze niye murahagarara kuko ntabwo twigeze tubatumira muhagarare mwumve uko Yesu agira neza Daria tubwirire arimo arahamagara sekreteri wa mukobwa twasanze hano sekreteri kwinjira kwa Shangazi ntago byoroshye ariko ngenda ndashaka kuza kwicarana na Shangazi ko cyane niwe nshaka ushyiremo metero ushaka wicarira aho ndakumva urambike mikoro nishana nicare no hejuru y'ameza twakarabye gahunda zose twazibene kunze umutako TV turi kwa Shangazi agiye kutubwira aha tumusanze ubundi mu rugo ni mubi kigaragara ntabwo ari hano cyangwa ikaze ku mutako yego nitwa Isiyaka Marage yego ntabwo ari ubwa mbere ariko ntabwo nzi ko wakora ibintu utunguranye birantangaje cyane kuko ubushize mujya kuza mwana dusabye tubahura uruhushya sinibaza impamvu mwaza mukebera mubundabunda wasanga ubu mwana asimbutse nk'igipangu nk'amaca namwe njya bona cyangwa ariko wasimbutse wasose nka buryo uvunitse koko wabuzira iki nasimbutse n'ubundi mo kumva ibinya mu maguru ariko kugira ngo Abanyarwanda n'isi yose muri rusange ikurikira umutako dutatswe n'ibyiza niyo mpamvu tuba dukeneye gushyira ukuri hanze nibyo ubutaha tuze ko mwatugumishije hanze twabagumishije hanze kuko hari aho abantu burya baba badakwiriye kugera iyo uri umukristo uba wemerewe kuhagera burya hari icyumba dufite cy'amasengesho turakugezamo nta kibazo twe dufite kuko turi mu rugo ntidusohoka twibera aha cyangwa uraza kunjyanamo indani kujyana rwose humura Imana ishimwe reka abakunzi guhata ntabwo twiwe ntibinakasengesho nubwo muje murabona ko bugiye kwira abana baratetse kugira ngo turye nimugoroba turi mu masengesho nakira bano bana dusengana na buri umwe tuganira tureba ibibazo uko bimeze aba n'abana bahoze mu butinganya ariko baguwe neza ubu ni abasore ba Yesu ni abantu urabona ko ari abana batekanye ubu Jean de Dieu urabona ko yirije ariko urabona ko akomeye arakomeye mu izina rya Yesu ubutaha twaraganiriye na Jean de Dieu ni byinshi twaganiriye turaza kumugarukaho kuko cyane Jean de Dieu igihe twasanze atetse byadushimishije cyane ko yirutse nawe tujya mu nzu ariko mutubabarire kuba tubinjiriye gutya nimuzongere gusa ndabahannye nimuzongere kuko twihaye igihe kirekire cyo kutajya ku macano bagaragaraho ntabwo ari byo kuko intego ya mbere
yari kwakira agakiza, iya kabiri barimo kwitegura kujya kubatizwa, iya kabiri ni ugusohoka, hari abateganya kuzasubira mu miryango kuko imiryango ibidusaba, iya gatatu ni ukubatizwa, iya kane tuzabereka, ishobora no kutaba, ishobora kuba n'iya gatatu. Tugiye gutangira amaproje y'imishinga, kureba udushinga duto, uruganda ruto mu rugo, uburyo umuntu yaheraho ntasaba umunyu, ntasaba amavuta, ntasaba isabune. Shangazi rero ikintu cyanzanye wari uhere mu ncamake z'uko twinjiye ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko inkuru nyamukuru yanzanye ubutaha navuye hano ndabaganiriza ku byema biravugwa, muransobanurira, musobanurira abantu badukurikiye, dushimira abakunzi bacu cyane cyane barabikurikiye neza. Ariko nyuma nkuko ninjiye hano hari indi tekiniki y'akazi dukora, nzi ko nabigeze kuba umunyamakuru n'ubu ngubu birimo, tunasuza n'abakunzi batuzubake Director siyaka director n'ibiki. Shanga njyewe nzi neza ko bazagukubita abantu niba bihanze aha, uzasembuka igipangu bakuvunagura. Kubera Imana Shanga wemera koko Imana ari ishobora byose? Imana ndabyemera ko ishobora byose, ariko nanone gutungura umuntu sibyo. Yego biba bikwiriye, ariko ntabwo bikwiriye, sinabihamye 100% kuko nk'ubu ndatunguwe kuba twarimo, usi usanga dusenga ko tutari gutuma winjira bari gukererwa. Shanga reka twihutishe, hari ikiganiro nakoze sinshaka kugaruramo umuntu, ariko nanone ndamugaruramo gatoya, umukobwa witwa Liza. Nzi ko navuye hano ngira abakunzi b'umutako, ndababwira ati ngewe ibi byose nzabikurikiranye, menye se Liza yakiriye agakiza, Liza yakiriye umwami Yesu n'agakiza. Ndiho kuvuga ndategwa kuko ngaragaza ibiba byihishe. Gukizwa nzi ko ari umutima w'umuntu, ariko ushaka gukizwa ku munwa, ariko mindani ku mutima udakijijwe. Niyo mpamvu nakomeje kwekeza aho nanite amakuru aho Liza ari nk'umutako TV, tumenye ko se wa mukobwa wa Shangazi twabonye mu rusengero yarakijijwe, wa mukobwa biri babona ahantu hose yarakijijwe. Ibyo byose rero nibyo nagiyeho. Hari inkuru nkuzaniye nawe nzi ko wabibonye, ariko abantu benshi bagiye bagushimagiza. Hari abenshi bambwiye ngo warantumye. Shangazi nta kintu duhurizwa n'itangazamakuru, nta kindi kintu mpuriyo nawe, ngiye nkora akazi kanjye, mfite na boss wanjye, nta wantuma ngo genda berekane ibinengwa ngo nimara kubyerekana inze mbishyire kuri channel yacu, Abanyarwanda n'isi bose dukurikira ngo mbibereke. Ntago byaba ari byiza, ariko tuba twakwereka ese koko yanduru yavuze yavugiye ubusa, yanduru yavuze se yavugiye kuri. Icyo twabonye n'icyo mwabonye n'abadukurikiye ni uko umukobwa watakijijwe. Shanga ukimara kubona iriya video banyihanganire, ngiye mvugira ko yamvugisha ukuri, ndi ku ruhande rw'ikinyamakuru nkorera. Impamvu nje kukureba nk'umubyeyi nuko abo werekanye bakijijwe, hari umwe muri bo utarakijijwe. Ikindi nuko yagereza ariyo twashatse kwerekana twinjira kuriya paka tukagera n'ahangaha, gusa ibyagereza byo maje kubona atari byo. Commentaire kuri iriya video wabonye? Bose kuko birako tudashaka no kubyumva, ari byo tudakeneye kumva wenda nk'abakozi b'Imana cyangwa se abakristo. Hari ibintu burya bikerereza umuntu mu nzira. Mu by'ukuri ubuzima bwa muntu iteka twakererejwe n'ibyo twabayemo bidafite umumaro, ariko uyu munsi wa none abantu turi kugenda ducagura ikiza mu kiva mu kibi. Mu by'ukuri hari bidafite umumaro kuko byadukerereje. Uriya mwana w'umukobwa kuba najyaho nkavuga ngo ntakijijwe cyangwa se nkavuga ngo arakijijwe, icyo kintu ushobora kuba wenda naba mbeshye. Gusa hariho ijambo rimwe njya mvuga nti imbuto zacu nizo bazajya batumenyeraho. Nta nubwo navuga ngo ndamubreminga mu byo yasanzwemo, ahubwo ikibazo wenda icyo navugaho nuko hari ibiranga umukristo. Umukristo wamenye Yesu ntabwo ashukwa na vino, wamenye Yesu ntabwo ashukwa n'itabi, wamenye Yesu ntabwo ashukwa n'ubusambanyi, wamenye Yesu ntabwo ashukwa n'ubujura. Hari ingeso buryo dukizwa twakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza, hari ingeso twirinda. Kandi burya kutumenyera ku mbuto zacu
ntabwo ari ukugira ngo bazabone uburyo ndya cyane, nta nubwo ari ukugira ngo bazamenye uburyo mvuga cyane, oya bazareba ingeso na kamere zacu burya nizo zishobora gutuma zigaragaza abo turi bo. Rero ntabwo navuga ngo kuba yari umwe mu bana banjye, nta nubwo mwihakana, aracyari umwe mu bana banjye. Kuba yaratannye akaba yafatwa ari kunywa inzoga, nta gikuba cyacitse kirimo, nta gikuba cyacitse cyaba kirimo, gusa nyine aho yaba ari akurikiye icano umutako yagarukira umwami Yesu, yahagarara neza mu nzira, nubwo atari yakabivuyemo neza 100%, yego kuko byaragaragaraga ko agifite intege nke zo kugira ngo abivemo, ariko ntabwo twajya kumucira witeka kugira ngo agende abigumemo, ahubwo twamutera imbaraga nk'umubyeyi, namutera imbaraga zo kugira ngo agaruke mu bandi bana, abagumemo nk'uko bakaniye bakirengagiza, bagahumiriza bakareka ibyo hanze harashukana, hanze ni habi, hanze harashukana. Tukiri aho ngaho twaraganiriye tubaza abahungu bawe tose kuki atari hano, kuki atari hamwe namwe. Yatubwiye yuko afite inshingano z'urugo, afite umugabo, atubwira impamvu atari kuza hano. Abantu komantere bazanye bavuga ati se Liza twamubonye mu rusengero, isa tumubonye anywa itabi, nyuma tubona indi video ivuga ko arimo arakina ngo filimi ngo n'ibiki, ariko abakunzi b'Umutako TV ibyo mwabonye nibyo, nta filimi yari arimo. Nugereje no kureba ziriya video zirimo zirasohoka, uzarebe imyenda yari yambaye mu kiganiro, uzayihuze n'imyenda yari yambaye muri filimi, nusanga ari byo uzabyo ko twakobeshye. Ariko Liza nagira ikintu mvugaho, kuba Liza yarafashwe mwaramusanze anywa itabi n'inzoga, nta nka yaciye amabere n'ukuri, kandi gukizwa koko nta tegeko ribihana, ahubwo birashoboka ko dushobora kwemeza abantu kugira ngo babone abo turi bo, ariko bakatumenyera kuri za mbuto zacu nababwiye, bitavuze ko yagwa ngo arambarare, ahubwo we yahaguruka agira gute se kumutamushyiremo imiyaga. Nangira video nayo ndikanga sinzi naho yavuye, gusa tuba dukeneye kumenya ukuri, kuko Umutako TV dutatswe n'ibyiza byinshi, tuba dufite n'abakunzi bacu n'inshuti zidukurikira. Ziriya video rero nto zavuye kugira ngo inshuti zacu zimenye buri kimwe cyose. Rero numva mu rugendo koko kuza hano ntabwo byari kumworohera kuko arubatse, afite umugabo n'abana 3, ariko ntabwo mbihamya 100% kuko nta gahato twebwe abaje kashyizweho, kuko nawe yarizanye. Nari nabikenera rwose, turi tayari yo kuba yaza tukamwakira. Nta muntu uzakubona nabi nk'umuntu wamufashe ukamujyana mu rusengero agakizwa, nyuma agasubira mu bindi. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo Shangazi yabigizemo uruhare, umukristo n'abadukurikiye kandi Shangazi yabigizemo uruhare, yaba ni nko kwa kundi byende babwira ngo yatereye iyo, waba waramujyanye mu rusengero agakizwa, yavayo yabona nta muntu umwitaye agasubira mu byaranye. Nta munsi dusiba kuvugana rwose, turavugana buri munsi, n'ubu twavuganye sinareka kumuvugisha kuko n'umwe mu bana banjye, ntabwo nabura kumuvugisha kandi sinabura kumuhumuriza. Twavuganye ndamubwira nti amacano nayareke, tuzahura tuganire by'umwihariko, ntabwo namureka. Yewe n'intama burya zicika Imana, umushumba wacu burya ni Imana yo mu ijuru. Abantu baratanariga abantu ibyaha se mugira ngo byaremewe inyamaswa, byaremewe abantu, ahubwo iyo wabashije kumenya Kristo usenga Imana kugira ngo abashe kukuyobora, kohereza umwuka wera akakuyobora. Ikibazo rero wenda birashoboka ko yarushijwe imbaraga n'ibyo yakundaga, biramufata biramujyana. Rero wamureminga akavuga ati Shangazi yaramutereranye, yabandenganyije nubwo buryo umuntu yarengeje imyaka y'ubukure, afite imyaka ye, afite uburenganzira bw'imyaka irenze 21, aba afite guhitamo amahitamo ye, akavuga ati iki ni kibi, iki ni cyiza. Igihe azumva ko ashaka kugendera mu nzira turimo y'agakiza, nukuri turi tayari kumwakira, kuko natwe ntabwo nigeze mubwira nawe uzamubaza, sinigeze mubwira ngo ndakwirukanye, ahubwo yarambwiye ati ndagiye mfite urugo, ntabwo nzaboneka, nzajya nshishamo nze dusengane dufatane ibihe. Kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumubona. Mu by'ukuri ntacyo mpfa na uriya mwana w'umukobwa, ntacyo rwose nifuza ko atera imbere, nifuza ko yaguma mu gakiza, nukuri akanamba adakanzwe n'ibi by'uko yabonywe anywa inzoga n'itabi.
Imana yanjye nkamubwira kiha erega none se twebwe mugira ngo tugeza kubera ko turi abere ese tugeza ahangaha kubera ko nta byaha twagwiririwe nabyo ese bigeza kubera ko nta baducumuje bashatse kutwica ngo baturimbure mu byo turimo ntabwo ari kubw'imbaraga zacu ndi kubw'imbaraga z'Imana rero turi mu isi tuba turi mu ntambara yewe ari n'aya masengesho na Jean Dode yabikubwira twahuraga muri intambara zikomeye na n'ubu tugihura nazo harabibwira ngo agakiza no kujya muri paradizo ahubwo ugiye kurwana na sekibi no kubuze strategy uri bukoreshe kugira ngo uhangane n'umwanzi satani ariko rwose ntabwo nakumva kuri mwana w'umukobwa yaba yaraciye nk'amabere yaba yarakoze icyaha yego kuba rwose ashobora kuvuga ati ndakijijwe akaba yafata abana akabasengera akaba yahumiriza yanyweye iyo nzoga akaba yahumiriza yanyweye iryo tabi byaba ari gukinisha Imana ibyo bintu abikora nuko azabisabira Imana imbabazi avuga ati Imana mbabarira Imana yarakije ku ntebe y'imbabazi kandi izamufasha izamurengera n'abakristo bose dufatanyije umurimo n'abakozi b'Imana dufatanyije umurimo nababwira ngo nimuhaguruke twese dufatsenyera umugozi umwe twerekeze ibiganza kuri Liza Imana izamugire neza Imana izamurinde Imana izamurindire mu gakiza kandi niwe muntu uzavamo umukozi w'Imana ukomeye kuko azaba avuga ati dore ubuhamya bwanjye bwari ubu azagaruka avuga ati dore ukuri kwanjye mfite nuko Shanga uri umuntu mukuru uri umubyeyi buryo umwana iyo yiyanduje bitewe n'imyenda yambara ashobora kwiyanduza yambaye imyenda y'umweru ugatandukanya ikizinga cy'umutuku n'umukara niyo nk'urugero bitewe n'amakara yisize cyangwa wenda yisize umuti wa bike cyangwa n'umwenda w'indi yambaye wabitandukanye yego nabitandukanye ubonye iriya video nimba arabonye nayibonye mu gitondo hari n'iyindi arimo arakinisha filimi ngo afite filimi izayisohoka buri wa kane nk'umuntu wayibonye iriya video oya wenda gukina ntabwo ari zimwe ikindi no gukina filime nta cyaha kirimo kuko agomba gukina ahubwo ntabwo namubwira ngo azakine filime akinisha inzoga cyangwa se azakine filime akinisha itabi kuko abana b'Imana hari ibyo batemerewe gukoraho urumva ntabwo naba nkishijwe ngo ujye gukina ntumbura itabi ntabwo naba nkishijwe ngo ujye gukina nsoma ku kayoga ahubwo bampereza iyo fanta hari ibintu burya twatandukanye nabyo n'ukuri hari ibyo twatandukanye nabyo Shanga niyo mpamvu nyine nako nari nkumungereranyije iri myenda yanduye n'ibiki zira video wabonye ari zimwe ntabwo ari zimwe nta nubwo ndi umujaji wo kubijajinga gusa ukuri guca mu ziko ntigushye icyaba cyiza rero nk'umuntu mukuru umaranye nawe igihe kinini nuko yakizwa akamaramaza akava mu byarimo ikindi cya kabiri akirinda amacano aya macano ajyaho nareka Imana yivugire niwe niyakira umwami Yesu Kristo we bagumane hariya mu cyumba basenga nave mu rugo agiye mu yindi mirimo ye ariko yirinde zicano namwe ntabwo muri beza kuko wakomeza kuzigaraguraho niko ziramugaragura bisa urabona ko ibintu bisa nkaho ari guhangana bishobora kumukomeretsa bigatuma asubira mu byo yararimo bishobora kumukomeretsa bigatuma abundi wundi ariko numva rwose abo dusangiye umurimo abo dusangiye umurimo w'Imana bahaguruka tukamusengera abamwegereye na twese turakomeza tumuhumurize tumube namwe ariko mumuhumurize nyaboneka ntimugakunde byacitse ntabwo ari byiza icyo tuba dukeneye no kwerekana ukuri ubuse ko tuba tuje kugira ngo tumenye nyine birimo hano nubwo tuza kubigaruka nta n'abapasiteri urumva bakoze amabara kandi ari abapasiteri basizwe amavuta nka Liza wari uri mu nzira y'agakiza ukiri kuri tape ya mbere aracyari hasi cyane Shanga ariko mu kanya nkugarukeho tujya ku bindi byatuzanye ni ibintu byatuzanye tape y'ibya mbere wenda turayishoje gato uri kumwe na none ngiye kuvuga ryaje kuba wifashe kuki Hega njye ubunomewe ibyo twavuze wabyumvishije wowe uri kumwe n'umubyeyi uri muri babandi bahindutse tuguye gitumo igitumo twe mbisabira akantu kamwe mwambare tukabanza tugasenga nimba ari na dayimoni wabonye aho muca agasubirayo yiruka kuko ariko nta dayimoni ko twiragiye yambara tubanze dusenge ngo bismillahirrahmanirrahim Imana nanjye umubyeyi ari kunsangiza ngo bismillahirrahmanirrahim bisobanuye ati Mana
tukweretse kimwe cyose urumva ni nko guha umugisha ku byo ugiye nshyireho akanjye nanasangiza abakunzi banyu ijambo nanjye umubyeyi yarampaye hano kuko riri kunyubaka kureka tubanze twiragiza Imana n'abanzi kontorere zino mikoro. Uwiteka Mana nyir'igitare, Uwiteka Mana nyir'ingabo, twongeye kugushima no kuguhimbaza kubw'uyu munsi, twongeye kugushima kubw'imbaraga Data wera, nta cyacumi twatanze nta n'icyo twatanze imbere yawe kugira ngo tubyuke turi bazima. Data wera, waturinze, uduhaye icyubahiro, uduhaye urukundo, waduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe, uduhaye n'umwanya wo kuganira na bene Data. Ngaho bakomereze mu nzira barimo rero, kandi ubagurira imbago yo kwerekana ukuri kwabo. Urakoze urakarama, twiragije muri gahunda z'uyu munsi zose. Data wera, iri jambo siba ari njye urivuga, nkubere mikoro wirangururire, kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana yo kwizerwa. Bana n'Abanyarwanda bose muri rusange, Nyagasani Mwami Imana, ugumize kubarinda korona, kandi ugumize kubarinda kwaguka mu gakiza kawe, ugumize kwaguka mu gakiza kawe. Urakoze urakarama rero kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Shalom.